Inyanja ngari TV, iki ni icyegeranyo kigaruka ku mubare 666. Umubare 666 mu bisanzwe ni imibare dukoresha tukabara, ariko waba warigeze ko wabona ushushanyije ahantu, kuba warumvisheho byinshi bivuga yuko uno mubare waba ari ikimenyetso cya sekibi mu isi. Byinshi abantu bagiye bakomoza kuri uno mubare. Ese ikibazo wakwibaza, uno mubare 666 wamenyekanye igihe ki? Kuki waje gufatwa n'umubare wa sekibi mu isi? Ubundi umubare 666 waje kwamamara bitewe n'uko waje kuba wandikwa mu gitabo kitagatifu, aricyo igitabo cya Bibiliya, aho mu bitabo bigize icyo gitabo cya Bibiliya, igitabo cy'Ibyahishuwe, umurongo wa 13, ibice 13, umurongo wa 14 wa 18, niho hagaragaza amagambo yeruye avuga umubare 666, aho muri ayo magambo yanditse muri icyo gitabo cy'Ibyahishuwe muri Bibiliya bavuga ngo kandi umubare 666 ni umubare w'umuntu. Ibi byakomeje gukwirakwira mu madini ndetse bikwirakwira no ku isi yose. Umuntu akaba yabona umubare 666, aho wabushushanyije icyo wabushushanijeho cyose, akaba yafata ko icyo kintu ari ikintu kizira. Mu bisanzwe ino mibare, nk'uko imibare runaka ifata ikimenyetso, ikaba icyo kimenyetso kikaba cyaba gifite ubusobanuro buhishe. Muri Isirayeli niho ino mibare yagiye ikomoka, bitewe n'ubuhangane bwabo bwo kuba bahisha amabanga mu mibare runaka, aho mu butegetsi bwa Isirayeli ndetse no mu by'idini, umubare 7 bafata nk'aho ari umubare ushyitse, cyangwa se akaba ari n'umubare mutagatifu, ariko bitewe n'imyizerere yabo, nabo bakaba baraje gukora umubare w'ikimenyetso nk'uyu nguyu, bagafata 7,727 ko ari umubare urwanya umubare 666. Impamvu bavuga yuko umubare wa 7 ari umubare ushyitse, ni uko bavuga yuko ibintu byose Imana yakoze yabiremye ikabirema mu minsi 7. Nabo bakaba umunsi wabo wo kuruhuka bawuruhuka ku munsi wa 7. Ibi bikaba ari byo byagiye bituma nabo bavuga yuko umubare 727 ari umubare mutagatifu, n'umubare 666 akaba ari umubare udashyitse, utari umubare mutagatifu, akaba ari umubare wa sekibi. Ariko aho tugarutse muri icyo gitabo cya Bibiliya, mu gitabo cy'Ibyahishuwe 13, bavuga ngo n'umubare ni uw'umuntu 666. Ese abantu bakomeje kugenda bagira amatsiko bibaza, ese ano magambo ko azimije ari muri Bibiliya yagereranyaga nde? Ariko abasesenguzi baje kuba bacukumbura barebe icyihishe muri ubu bwiru bw'uyu mubare 666, bavuze ko ugereranywa ubutegetsi bw'isi, za guverinoma ndetse n'imiryango ikorana n'ubwo butegetsi. Urugero bavuga yuko uno mubare ari umubare ukoreshwa n'umuryango w'ubumwe bw'abibumbye. Impamvu abayahudi bavuga ko ari umubare udashyitse, ukaba warahawe iyo miryango n'umuryango w'abibumbye ndetse n'izindi guverinoma zo mu isi, ni uko nazo zidashyitse, ko zagerageje guterana zigamije kuzana amahoro mu isi. Ariko ubu ngubu UN ikaba ikomeza kugenda itora amategeko, itora abayihagarariye, bavuga ko bari kurwanya inzara mu isi, intambara, ibyorezo n'ibindi, ariko bikanga bikabananira. Bikaba ari byo bize bisubiza yuko uno mubare 6 cyangwa se 666 wafashwe umubare udashyitse. Ari impamvu abayahudi nabo bakoresha umubare 727 nk'umubare ushyitse. Rero bikaba bigaragaza ko ari umubare w'umuntu, kuko n'izo guverinoma zidashyitse zananiwe kuba zagera ku byo ziyemeje.
ariko mu busanzwe hari izindi nyandiko zerekana ko umubare 666 nubwo ufatwa nk'umubare wa sekibi ahubwo ari umubare mwiza, kuko aho ngaho bavuga yuko igihe waba ufite nk'amafaranga kuri banki ukaba wasanga wenda ni nk'ibihumbi 66 n'ibice 6, ibyo bintu bikaza bigutunguye cyangwa se ukaba wabona usigaranye kuri konti amafaranga 666, cyangwa muri telefone kuri mobile money ukaba wabona ufite amafaranga usigaranye amafaranga 666. Ibyo byose ni ibintu biba byerekana yuko kuba uri kubona umubare ari ikimenyetso cyiza ko uri umunyamahirwe, ko hari icyo bishatse kuvuga. Abahanga bakoresheje iyo mibare bavuze yuko ubundi umubare 6 nubwo mbere twabonye ko hari abawufata nk'aho udashyitse, ko ari umubare ushyitse, ari umubare mwiza, kuko mu buryo bw'imibare abahanga mu mibare bavuze yuko ari wo mubare wujuje ibintu bibiri. Iyo ukubye ubona 6, ufashe 3 gukuba 2 ubona 6, nanone wafata 3 ugateranyaho 3 biba 6. Bivuga yuko rero ari umubare ushyitse ku buryo urebye igikuba cyawo ubona 6, wawugabanyamo 2 nyine ukawuteranya nabwo ukabona 6. Bakaza bavuga yuko bigenda gute, bishatse kuvuga iki iyo ubonye usigaranye nk'imibare 666 nk'urugero kuri banki akawunti yawe ugasanga ufite n'ibihumbi 666, bivuze ngo bigutunguye ukabona niyo balance, bivuze yuko hari umumarayika ukurinda ashaka kuburira ko ubwo hari ikintu kibi cyaba kigiye kubaho cyangwa se hari ikintu cyiza cyaba kigiye kubaho. Aho impamvu bageranyije n'umubare w'amahirwe, bavuga yuko uyu mubare ari wo abamarayika bashinzwe kurinda abantu bafite ranka y'izina ry'abaserafi. Abamarayika b'abaserafi rero bakaba bafite amababa 6, akaba ari umubare ushyitse, kuko ayo mumarayika ufite iyo rank yo kugira amababa 6 ari umumarayika ufite ububasha bwo kuba yarinda ikiremwamuntu. Rero bakaba baravuze yuko uno mubare mu bundi buryo nubwo wafashwe nk'ari umubare wa sekibi, ahubwo ari umubare mwiza cyane kandi umubare ushyitse, nk'uko twabonye imbere ko hari inyandiko zagiye zivuga yuko ari umubare w'umuntu, bigaragara kuba ari umubare udashyitse. Ibi rero bikaba ari ibintu byinshi cyane byakomeje kwibazwaho n'abantu, bavuga bati se umubare 666 twawirira dute? Ese ni iki ushobora kubaho wadutwara mu gihe tutirinze aho turi kubona bawukoresha kandi twebwe tuzikora mu sekibi? Ariko nk'uko inyandiko yindi nayo ije igaragaza yuko umubare mu buryo bw'imibare ari umubare ushyitse, kuko ari igiteranyo cyawo kirashyitse ni 6, ari n'igikubo ni 6, kuko bagiye bageranya n'indi mibare wenda nka 5, urabona ugabanyijemo ubona ibice, ariko ufashe 5 ukagabanyamo 2 ntabwo ubona ibice, n'igikubo cyawo ubona yuko byose biza ari 6. Bikaba ari ibintu byinshi cyane abantu bakomeje kugenda bibaza ku mubare 6, nimba ari umubare udashyitse bawugeranye na 7. Ariko ikigaragara ni uko byagiye bivuga byinshi cyane bigaragara ko umubare 666 byaterwa n'uko wawufata. Bamwe bawufata nk'ari umubare w'amahirwe, abandi bakawufata nk'ari umubare wa sekibi. Ibyegeranyo nakagaruka tuzakomeza tuganire ku bindi bintu bitandukanye waba wibaza. Ufite inyunganizi ku cyo ushaka ko dukorera ubushakashatsi, watwandikira muri comment. Mukomeze mu kudukurikira, mukora subscribe, munakora share ibiganiro byacu kugira ngo umuryango wacu ubashe kwaguka. Murakoze. Salamu shalom.